nk'uko ikiganiro cyacu cyitwa twigishe gusenga. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Wino Roho Mutagatifu usangane imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesha abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure duhe none, utubarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Tuguhaye ikaze rero muri studio za Pacis TV, nakibwira abakurikiye Pacis TV ubundi tugakomeza n'ikiganiro cyacu. Nitwa Uwizeyimana Silvani, ndi umuyobozi w'inama y'igihugu y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu Rwanda. Ndi umukarismatike kuva mu 1996. Ndubatse nsengera mu ikoraniro ry'Inyamirambo kuri paruwasi Novere by'ingibyo bihagije. Urakoze cyane. Twabatumiye rero mu kiganiro cyacu twigishe gusenga, niko biri koko tugira ngo dufatanye kumenya ndetse no kunguka bimwe tutazi ku bijyanye n'ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Mutubwiye ko musengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Ese ivugururwa muri Roho Mutagatifu byaba bishatse kuvuga iki? Ivugururwa muri Roho Mutagatifu bimenyerewe ko abasenga muri bibumbi muvugwa muri Roho Mutagatifu babita abakarismatike. Ivugururwa muri Roho Mutagatifu rero cyangwa se abakarismatike dukunze kubitandukanya n'imiryango isanzwe, kubera ko tubifata ko ari nk'ikinyotera, nk'umuriro, nk'urumuri se ruba ruri mu muntu, noneho umuntu agasenga muri uwo mwuka. Niyo mpamvu bavuga ivugururwa muri Roho Mutagatifu ni uburyo bw'imisengere, ni uburyo bw'imibereho ya gikristu, ariko noneho umuntu akabaho yiha Roho Mutagatifu kugira ngo amuyobore mu byo akora byose, mu rwego rwo gusenga no mu rwego rwo kwitagatifuza. Urakoze cyane. Ese mwaba mufite iki kibatandukanya n'indi miryango ya Action Gatolika? Dufite imiryango ya Action Gatolika myinshi hano mu Rwanda, ariko usanga buri muryango ufite umwihariko wawo. Ni uhe mwihariko wanyu mwebwe? Bivuga abanyengabire, karisme, abanyengabire. Noneho ubwo imisengere yacu by'umwihariko dukoresha amasengesho, isengesho riraswa. Noneho ubwo iwo mwihariko wacu rero nta nubwo ari umwihariko wacu gusa, ahubwo n'uburyo kiliziya cyangwa se abakristu uteruye gusenga yifashisha isengesho rimuvuye ku mutima akarizamura. Noneho niyo turi kumwe usanga twibana kuri ubwo buryo bwo gusenga, turaza kubigarukaho mu kanya. Ugasanga rero nicyo kintu cy'umwihariko dufite n'uburyo bw'imitegurire yacu mu isengesho. Usanga haba harimo inuma, ikimenyetso cya Roho Mutagatifu, hakabaho amabara aranga Pentekosti, Roho Mutagatifu. Ni ibintu bifite aho bihuriye na Pentekosti. Ariyo mpamvu nko ku munsi mukuru wa Pentekosti tuba twariteguye, noneho ugasanga uwo munsi turawizihiza ku buryo bw'umwihariko, ariko by'umwihariko usanga ibyacu bigana kuri kiliziya y'intangiriro, hahandi wasangaga abantu bahura basenga
kandi noneho bagasangira ku byo batunze. Naho ngaho tugenda tuganisha muri karisimatike. Urakoze cyane, mutubwiye ko mufite ikirango aricyo icyo ngicyo wambaye. Ese icyo kirango cyaba gikoreshwa mu gihe mu masengesho cyangwa no mu gihe gisanzwe umuntu ashobora kucyambara? Kugeza ubu ngubu amabwiriza twihaye cyangwa twatanze ajyanye n'imyambarire y'iki kirango y'ifurari, ni mu gihe habaye isengesho cyangwa se andi mahuriro nyine y'abakarisimatike, atari igihe cyose, cyangwa se ikindi gihe abayobozi bagennye babona ko ari ngombwa, cyangwa se n'ubuyobozi bwa kiliziya bwavuze buti imiryango ya Gisiyo Gatolika mwambare ibirango byanyu. Murakoze cyane, mutubwiye ko mugira uburyo musengamo kandi mugasenga muganisha kuri Roho Mutagatifu nkuko mumaze kubitubwira. Ariko se mwaba mufite amatsinda y'amasengesho byaba byubakitse bite? Kuko tuzi ko ahandi tugenda umuntu akakubwira ati twebwe dufite amatsinda adufasha gusenga, duhura igihe iki n'iki ku masaha ya naya tugahurira hamwe tugakora isengesho. Ese nkamwe musengera mu ivugurwa muri Roho Mutagatifu, ibijyanye n'amatsinda y'isengesho yabakorwa ate muri karisimatike? Yego, amatsinda y'isengesho tubimenyereye ku mvugo ikoraniro. Ubwo ni amakoraniro y'abasenga. Ubundi ivugurwa muri Roho Mutagatifu rigira ibice byinshi uko babona amakominote, ariko abakarisimatike, abo tumenyeye ku bakarisimatike ari nabo mpagarariye, bagira amakoraniro. Akenshi kubera ko dukorera muri kiliziya, usanga ikoraniro riba riri kuri santarari, noneho hakagira urwego ruyahuza rwo kuri paruwase, ku buryo amasantarari yibumbiye muri iyo paruwase ahurira kuri iyo paruwase, akaba urwego rwa paruwase rw'ivugurwa muri Roho Mutagatifu. Ubwo rero ayo matsinda akorwa mu rwego rw'amasantarare, ndetse naho hari amasikirisare cyangwa se n'ahandi usanga naho ayo makoraniro ariho. Nyuma y'urwego rwa paruwasi rero, ubwo iyo inzego za paruwasi ziri hamwe ziri mu rwego rwa diyoseze, urwego rwa diyoseze zikajya hamwe zikarema urwego rw'igihugu, no ku rwego rwa Afurika no ku rwego rw'isi. Urakoze cyane. Turi kugaruka rero ku bijyanye n'uburyo mukora amatsinda, mukoramo amasengesho. Ese ayo matsinda uburyo yubakitse kuri paruwasi mwamufite? Hanyuma urwego rwa paruwasi rero ndetse n'izindi nzego zisumbuye, nigeze kuvuga ko kuvuga rwa paruwasi ujya ku rwa diyoseze, ariko no mu ma zone pastorale cyangwa se amadoyene, aho bavuga amadoyene aho naho haba hari urwego. Ku makoraniro rero ibyibuze ni rimwe mu cyumweru. Hanyuma ku rwego rwa paruwasi bakora icyo twita ubumwe, bakagena umunsi w'ubumwe uba hari aho bawugira nka buri gihembwe, rimwe mu mwaka se cyangwa kabiri. Noneho ubwo icyo nicyo gihe bahura basenga nk'uko rwa paruwase, keretse habaye izindi gahunda zidasanzwe, habaye nk'urugendo rw'isenderezwa cyangwa se ibyiciro runaka byahuye, habaho ibyiciro by'urubyiruko, ibyiciro by'abashatse. Iyo bahuye gutyo nibwo bashobora gukora n'amakoraniro, ariko muri rusange ni uko nguko bigenda. Urakoze cyane. Nta munsi waba uriho uzwi umwe mu cyumweru wenda abantu baba bazi nk'abakristo bakavuga bati uyu munsi ni uw'abantu basengera mu ivugurwa muri Roho Mutagatifu? Uwo munsi ntawo ubaho, ugenwa n'abagize iryo koraniro. Bo ubwabo baricara bakumvikana ku munsi babona wabanogera bashobora guhuriraho, noneho bagahura bagasenga. Akenshi aba ari ku minsi y'imibyizi. Urakoze cyane. Inshuti bakunzi mukurikiye Pacis TV, turi muri cya kiganiro twigishe gusenga, aho turi kumwe n'umutumirwa usengera mu ivugurwa muri Roho Mutagatifu, bamwe tuzi ku izina ry'abakarisimatike. Aradusangiza ku bijyanye n'isengesho ry'umukarisimatike. Dukomeje rero mu kiganiro cyacu, mwaduha muri make uburyo ki isengesho ryanyu ryubakitse mukorera muri ayo makoraniro, nk'uko mumaze kubitubwira ko mufite amakoraniro atandukanye, haba ari kuri paruwase, santarare cyangwa
cyangwa se no ku rwego rw'igihugu, niba hari uburyo isengesho ryanyu ryaba ryubakitse muhuriramo mukora nk'amwe musengera mwivugurwa muri Roho Mutagatifu. Isengesho ryacu rigaruka cyane ku gusingiza Imana nk'uko nigeze kubivuga. Dusingiza Imana mu butatu butagatifu, tugasingiza buri mupersona ukwe. Tuzi ko Imana Data mu isezerano rya kera uko yigaragaje, uko yiyeretse abasekuruza bacu, noneho iremwa rya muntu tugasingiza Imana Data dutangarira uburyo isi iremye, uburyo muntu ariho, uburyo urukundo rutangaje Imana yakunze muntu. Noneho tugasingiza mu persona Yesu Kristo wigaragaje mu gucungura muntu, uburyo akiza, uburyo yakizaga n'ubu ngubu akiza. Turabibona, biragaragara mu mahuriro no mu masengesho aba yateguwe, ngira ngo murabizi. Tugasingiza Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu nk'imbaraga za Kiliziya, washinze Kiliziya, ubwiriza wabwirije abahanuzi, ubwiriza intumwa, ubwiriza abakristo, kandi uruhare rwe mbese tukarutangarira kandi tukamusingiza. Noneho hakaza kuba igihe dusingiza ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu igihe kimwe murabibona mu iremwa, noneho duhange muntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu. Icyo gihe rero tugira igice cyo gusingiza ubutatu butagatifu, ariko tukagira n'igihe ibyo bice bikadutegurira kwirekurira Roho Mutagatifu, tukamutabaza, noneho tugatega amatwi kugira ngo Roho Mutagatifu avuge. Tumutega amatwi twumve icyo atubwira, buri wese agatega amatwi. Tuba twamubwiye kenshi kandi twateguye imitima, noneho tukirekura kugira ngo nawe tumutege amatwi twumve icyo atubwira. Nyuma yaho rero nabwo ntabwo twibagirwa ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turarisomerwa, tukarishyitsa ku mutima. Noneho uwateguwe, umwe mu bateguwe akaza kuridusangiza, kandi imbaraga nke zacu tugasabira abandi dufite ku mutima. Noneho tukaza no kugira igice cyo kwiyambaza Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya tumuha umwanya cyane mu ikoraniro karismatike, noneho tukamwiyambaza kugira ngo adusabire, byose tubimushyikiriza kugira ngo tuba twumva twakoranye urugendo muri iryo sengesho, noneho tukamuharira umwanya kugira ngo adusabire. Nyuma yaho rero habaho kwakira ubutumwa, twakira n'abashyitsi badusuye. Wa mugambi tuba tuwufite twawuhawe, hanyuma hakabaho kwakira ubutumwa, tugasoza isengesho. Akenshi dusoza n'isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Iriya sengesho turiha agaciro cyane, kuko Yesu igihe intumwa zamubwira twigishe gusenga, yaravuze ati mujye musenga mugira muti Dawe uri mu ijuru, kwa kundi nyine rimeze. Natwe iryo sengesho turigarukaho cyane, ku buryo turisoresha igice cy'isengesho mbere yo kwakira n'ubundi butumwa. Urakoze cyane Silvani. Ariko se nakibaza nti ubwo buryo mudusangije isengesho ryanyu ryubakitse, niko abasengera mu ivugurwa muri Roho Mutagatifu ryaba ryubakitse ahantu hose? Ahantu hose mu by'ukuri navuze rusange, ariko iyo rusange niko imeze, kuko tujya tugira n'igihe cyo guhugurana, hanyuma tukibukiranya. Ubwo nk'iyo abantu bari ku rwego rwa paruwase, amakoraniro yose yahuye, bwa buryo bwabo bahuriraho bwo gusenga, noneho babushyira hamwe bakabwumva, paruwasi yose yateranye. Zone nayo yahura, isengesho rikaba, nabyo bakabyumva, zone yose yateranye. Kuri diyosezi ikagenda gutyo, ku rwego rw'igihugu bikagenda gutyo. Dukunze kuhurira hamwe, tuwita wa mbere wa Pentecosti. Mbere
twajyaga igihe hajyaga haba umunsi wa konje kuri Pentecost nibwo twahuraga, none rero nyuma yaho duhura ku wa gatandatu ukurikira Pentecost, kuko Pentecost nkuko nabivuze ifite ikivuze mu Roho Mutagatifu. Ubwo rero nabwo dushyira hamwe isengesho tugasenga, bwa buryo rero dufite duhura bwo gusenga n'ubundi tukabukoresha, buri wese akabona ko ari umuyoboro wivugwa muri Mutagatifu rigenderaho mu rwego rw'isengesho, mbese rikorwa kimwe. Urakoze cyane nshuti bakunzi mukurikiye Pacis TV. Rero muri kumva umutumirwa wacu Silvani uburyo ari kutuganirira ndetse atwungura byinshi ku bijyanye n'isengesho rikorerwa mu bakarismatike, abo twita abasengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Ndizera ntashidikanya ko rero abari bafite bimwe mu bibazo nk'ibyo nanjye nari mfite turi kugenda tubonera hano ibisubizo. Silvani rero tudatinze, urabona muri iyi minsi turi mu bihe byo kwirinda coronavirus, mwaho ntibyaba byarabaye intandaro yo kugwa? Ni buhe buryo mwaba mwarateguyemo mukora isengesho ryanyu muri ibi bihe aho abantu batagihurira muri ayo makoraniro nk'uko watubwiye, ayo matsinda y'abasenga urabizi ko ntabwo tugihura? Ese mwaba mwarubatse uburyo mukoramo iryo sengesho ryanyu kugira ngo ejo bitazaba intandaro yo kuva mu bukristo? Murakoze. Muri rusange iyo habaye ikintu runaka tugira amabwiriza dutanga, kandi kuri buri rwego uhereye ku rwego rwa base kugera ku rwego rw'igihugu tuba dufite abayobozi bacu bahumoniye. Ubwo rero baradufasha ku rwego rw'isengesho kandi bakaduherekeza. Igihe rero iki cyorezo leta y'u Rwanda yagaragazaga ko cyaje mu Rwanda kandi ko tugomba kugira imyitwarire idasanzwe tugendeye ku ngamba nyine zari zashyizweho, natwe muri karismatike hatanzwe amabwiriza yo kugira ngo bwa bumwe dusanganywe nk'ikoraniro nyine abantu basenga twitana abavandimwe, buri koraniro rimenye imibereho ya buri mukarismatike, imibereho mbere na mbere ku rwego rwa roho. Ubwo ku rwego rwa roho rero, ese hari abantu ukuriye iryo tsinda akagenda abasha kumenya imibereho ya buri mukarismatike mu rwego rw'iryo tsinda, noneho bigasangizwa ikoraniro abantu bakabimenya, ku buryo hari amakoraniro amwe n'amwe bagira batya umunsi w'isengesho n'ubundi ugakomeza ukabaho, hanyuma bakagira igihe cyo gusingiza Imana, bagasingiza Imana. Abafite WhatsApp bakabikoresha ukabona bagiye basangira amagambo, noneho abatayafite nabwo bakaba bazi ko hari ibice by'ingenzi biraza kuba bihari, hari uwateguye inyigisho uri buyitange, hanyuma hakaza kugira uburyo iyo nyigisho iza kwakirwa, hagatangwa amatangazo abashinzwe kuyatanga nabo bakayatanga, akaza kugera kuri buri muntu. Mbese baba bafite uburyo bwo guhererekanya amakuru n'urugero rw'imibare rusange. Twibazaga ku bijyanye n'isengesho, niba hari uburyo mwubatse mukomeza gukoramo isengesho muri iki gihe amakoraniro atari yemerewe guhurwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nk'uko rero nari mbivuze, ubwo wa munsi w'isengesho navugaga amakoraniro areba icyo yakora gishoboka, birumvikana ko guhurira hamwe niba byakunze, ariko nk'ijambo ry'Imana birashoboka bakarihererekanya kuri telefone, bakarihererekanya kuri zino mbuga za WhatsApp, bakaganira bose bakakira iryo jambo ry'Imana ryabateguriwe, ndetse n'inyigisho igendana n'uwo munsi n'amatangazo abayobozi bateguye akagenda agera ku bantu, ku buryo buri mukarismatike yumva ko ubuzima bukomeza, ko abavandimwe bamutekereza, kandi ko tukagenda duhana amagambo yo guhumurizanya gutyo. Urakoze cyane. Mwabyumvise rero ko no muri iyi minsi yo kwirinda COVID-19 abakarismatike basengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu ntabwo batengushye mu gukora isengesho ryabo, nk'uko umuvandimwe abitusangije atubwiye ko babashije gukora imbuga nkoranyambaga basangiriraho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ariko nakibaza nti kugira ngo umuntu abe umukarismatike mu gihe yumva yagize inyota yo kuba yafatanya namwe iri sengesho, tumaze gusobanukirwa uburyo isengesho
isengesho ry'umukarisimatike usengera mu ivugurwa muri Roho Mutagatifu ryubatse? Bisaba iki kugira ngo umukristo usanzwe abe yaza mu isengesho ryanyu? Akoze cyane. Nta kintu bisaba. Nta kintu bisaba, ni ubushake. Uraza, noneho umunsi wo gusenga ubuhari, amarembo abakinguye, buri wese arinjira agasenga. Noneho ikintu dukunda gukora cy'umwihariko, tugira ubugabuzi bw'imirimo. Ubugabuzi rero tugira ubugabuzi twita ministeri ishinzwe liturujia, niyo igenda muri bavandimwe b'abakarismatike ikareba ko umukarismatike urimo yahawe amasakaramentu yose, yahawe amasakaramentu y'ibanze, kugera niba adafungiwe amasakaramentu. Noneho iyo rero harimo ikibazo nk'icyo ngicyo, nibwo baherekeza umuntu kugira ngo bamugeze kuri rwa rwego rw'umukristo wemewe, niko nabivuga, kuko umukristo wemewe ntuhabwa amasakaramentu. Ubwo rero navuga ko buri wese aba yemerewe kwinjira, ariko noneho hakabaho gukurikira aba batujuje ibisabwa kiliziya, kugira ngo mbese umukristo abe ari umukristo nyine gatolika wuzuye, udafite imiziro. Bitandukanye rero na kominote zindi, kuko zo ziba zifite uburyo zakira abantu bakora urugendo rwo kwinjira gutyo, ariko twebwe imiryango ifunguye, buri wese aba ashobora kwinjira, tukamwakira, tugafatanya mu isengesho. Nshuti bakunzi bakurikiye Pacis TV, rero turi muri cya kiganiro dutoze gusenga, aho turi kumwe na Silvani usengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu, tuzi ku bakarismatike. Mwabyumvise ko umuntu wese wagira inyota yo kwegera abavandimwe basengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu yuzuza ibyangombwa kiliziya imusaba nk'umukristo, kuko ni umuryango mu miryango igize imiryango ya Action Gatolika. Sylvain, twaganiriye, ndabyumva koko kandi ni byiza, biranaryoshye, kuko nanjye hari ibyo najyaga nibaza, ariko ndi kugenda mbonera ibisubizo. Ariko se tumaze kuganira ikiganiro kimeze gutya dutoze gusenga, mukaduha incamake y'isengesho ry'umuntu usengera mu muryango wanyu, ese ni butumwa ki mwagenera abakurikiye Pacis TV muri aka kanya? Hari abo musenga naba baracitse intege bakagwa, hari abandi baba bumva bitabafasheho, bumva kujya mu muryango wa Action Gatolika ntacyo bimubwiye. Ese mwabafashije iki mukurikije icyo mwebwe muvoma muri ayo matsinda musengeramo, muri ayo makoraniro yanyu, cyangwa se muri uko guhura kwanyu mukora amasengesho? Murakoze cyane. Nkurikije uburyo karismatike yanyubatse, nasaba buri wese kuba umukarismatike, ariko kuba umukarismatike nta nubwo muri rusange nta nubwo ari ikintu wenda tuvuga ngo ni abasengeramo gusa, ahubwo buri mukristo mu misengere ye, iyo yemera kuyoborwa na Roho Mutagatifu nk'uko nigeze kubivuga, aba ari umukarismatike. Ndetse nyir'ubutungane Papa we yaduhaye n'ubutumwa avuga ati mwigisha abantu kumenya gusingiza Imana, kuko we avuga ko gusingiza Imana ati ni nko guhumeka, bigeranya no guhumeka. Gusingiza Imana ni uguhumeka ku mukristo, rero mufasha abantu gusingiza Imana. Ubwo rero ubutumwa natanga ku bakristo muri rusange ni ubwo ngubwo, twemera tuyoborwa na Roho Mutagatifu. Noneho rero babandi bagiye intege nkeya rwose ntazagire ucikanwa, nta mpamvu yo kujya kureba Nyagasani, kuko umuntu wasenze, umuntu
winjiye mu ikoraniro aho avugurwa na Roho Mutagatifu, iyo atakiri umukarismatike, iyo atakiboneka aba yumva yaratakaje byinshi. Tujya tubiganira duhana ubuhamya, uba wumva waratakaje byinshi ku buryo biba byihutirwa kongera kubyuka kugaruka kugira ngo dukomeze dusingize Imana, umuntu akabonera umwanya n'uburyo. Ese Sylvain, tugarutse kuri ubwo butumwa mwageneraga ababa bagize intege nke wenda bakava mu muhamagaro, nk'abo bari mu miryango ya Gisiyo Gatolika bakaba baracitse intege, ese nk'amwe mu gifite akabaraga ko kuba mukibarizwa muri iyo miryango mwabafasha iki? Akoze cyane. Mu miryango yose muri rusange tuzi ko uburyo Kiliziya idutegurira, habaho ikoraniro rya rusange ryo ku cyumweru ry'abakristo bose. Iryo ngiryo riradufasha cyane, ariko ni na ngombwa ko buri mukristo agira umuryango wa Gisiyo Gatolika ajyamo kugira ngo abone umwanya wo gutekereza kuri bwa bukristo bwe, abone umwanya wo kuganirizwa no kuganira kuri bwa bukristo bwe, noneho bimubera impamvu yo gutera indi ntambwe. Ntajye asenga gusa ku cyumweru, kuko twebwe niyo turimo gusenga tugenda dushishikaza abantu kugira isengesho ry'umwihariko. Ni nabyo bituma umukristo agenda atera intambwe, kuko gutekereza guhura n'Imana ku cyumweru gusa ntabwo bihagije. Ni ngombwa rero ko abantu abakristo bihutira kujya muri ya miryango ya Gisiyo Gatolika, bakajya baba hafi yayo, bakora ubwo butumwa nk'uko Kiliziya ibidusaba, bitanga nk'uko Kiliziya ibidusaba, kandi tugomba kuyubaka, kandi basenga barushaho guhura n'Imana. Urakoze cyane ku butumwa bwiza ugeneye ababa bafite intege nke mu bijyanye n'isengesho, cyangwa se bagize intege nke bakava mu miryango ya Gisiyo Gatolika babarizwagamo. Ariko kandi twakibaza tuti, mwatubwiye ko mu isengesho ryanyu mukora isengesho mugira igice cyo gusingiza Imana, ntabwo mushobora kudusangiza gato ku buryo icyo gice cyo gusingiza Imana gikorwa? Ese yaba ari indirimbo mukatusangizaho n'abakurikiye Pacis TV bakumva uburyo biba bimeze? Murakoze. Mu gusingiza Imana rero ntabwo ari ibintu umuntu avana kure, ahubwo ni ibintu biba bikurimo. Utekereza uburyo isi imeze, uburyo imibereho imeze, uburyo ubuzima buteye, bikagutangaza ukazamura igisingizo. Ndagusingiza dawe kuko waremye isi n'ibiyituye, Nyagasani, ibi tubona n'ibitaboneka, ibi byose niwe wabiremye. Ibyo byonyine bikaba igisingizo. Turagusingiza Nyagasani ko ibihe bigenda bisimburana kandi byose ku neza ya muntu. Turagusingiza Nyagasani, ubwo n'uburyo nyine abantu bagenda bahererekanya ibisingizo. Turagusingiza Nyagasani ko wateguriye muntu isi nziza, noneho nyuma yo gutegura umuntu isi nziza ukayimushyiraho, ukamuha ububasha bwo kuyitegeka, bwo kuyigenga. Singizwa Nyagasani. Noneho umupersona dusingize Yesu Kristo, kuko muri bwa buryo yigaragaje nk'uko nabivugaga. Nyagasani Yesu uri urukundo. Singirizwa ko waje munsi ukishushanya na muntu, kugira ngo umuntu umujandure mu nzarwe yasayemo y'icyaha, ukamuha kugira isura y'abana b'Imana. Singizwa Nyagasani Yesu. Singizwa ko wemeye kubabara kugira ngo tugire ubuzima. Singizwa Nyagasani Yesu. Singizwa Roho Mutagatifu, wowe udukoresha, wowe utuma tugira imbaraga, wowe udususurutsa. Singizwa Roho Mutagatifu. Singizwa wowe washinze Kiliziya. Singizwa wowe wahaye abahanuzi ibyo bavuze. Singizwa Roho Mutagatifu. Singizwa wowe uduha imbaraga, ukatubyutsa igihe twakonje, ukaduha kunogerwa n'ubuzima, kandi kubigaragara biboneka ko bwashaririye. Singizwa Roho Mutagatifu. Gutyo.
urakoze cyane, arakoze cyane Sylvain ku gitekerezo cyiza, ku gisingizo cyiza adukoreye muri aka kanya, adusangiza ku bisingizo bikorerwa mu isengesho ryabo. Tugana ku musozo rero, niba hari n'ikindi mwaba mwibagiwe kubwira abakurikiye Pacis TV mwakibagezaho, ubundi tukagana ku musozo w'ikiganiro. Murakoze cyane. Mvuga ku makoraniro y'abakarismatike, nigeze kuvuga ko aba ashingiye ku masantrale, ariko habaho n'amakoraniro y'abakarismatike aba aho abantu bahuriye. Muri gereza tugira amakoraniro y'abakarismatike, imfungwa zigahura zigasenga zigasingiza Imana zikumva kuri roho zirabohotse. Mu bigo by'amashuri tugira amakoraniro y'abakarismatike, aho abantu bahuriye ari n'amakoraniro y'abakarismatike aba ari ahantu abantu bakora akazi kamwe bagahura bakora ikoraniro y'abakarismatike gutyo gutyo. Ubwo rero buri mukristo wese ni ngombwa ko agira aho asengera, kandi hakabaho no kubyutsanya, kuko tugomba kugenda dusindagizanya. Umukristo aho ari ahurira n'abandi akafata twagiye duhura tukagira igihe cyo gusenga, cyo gusingiza Imana. Na wa wundi wumva ari mu ntege nkeya, nkunze kubigira nko nk'abantu inama, wabona nk'umuntu umureba ukabona afite nk'ubuzima bumuremereye, ukavuga uti jya kwibuka ibyiza Imana yagukoreye, ugenda ubivuga ubisubiramo, bizaguha kwishima kandi bibyara umusaruro. Urakoze cyane. Nshuti bakunzi mukurikiye Pacis TV, rero tuganye ku musozo w'iki kiganiro, dushimira cyane Sylvain Uwizeyimana, umuyobozi w'inama y'igihugu y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu, ku kiganiro cyiza atugejejeho muri aka kanya. Reka dushimire namwe mwese mwari mukurikiye Pacis TV muri iki kiganiro, mwari kumwe n'Uwera Beatrice kuri Pacis TV. Mukomeze kunogerwa na gahunda Pacis TV yaduteguriye, naho ubutaha mugira amahoro.